Bakunzi ba Igihozo Cyacu TV, ndabashubuje, ndabiyegereje, muri kumwe na Kamukamu. Uyu munsi nzanye inkuru mbi cyane ku gitsina gore, ku bakobwa, ku bagore. Mbazaniye inkuru mbi cyane. Ngiye kubabwira ukuri mu ngingo zigera ku 8, kandi ndabizi ko zitari bubashimishe, ariko zikabafasha mu buzima bwanyu, zikabafasha pe, zikabafasha. Ingingo ya mbere: mukobwa, mugore, menya ko imibonano mpuzabitsina siyo izagufasha kubona umugabo, izagufasha kubona gusa inshuti z'abagabo. Imibonano mpuzabitsina, sex ntabwo izagufasha kubona umutware cyangwa umugabo ugushaka ngo agushyire mu mago. Izajya igufasha gusa kubona ingirwanshuti z'abasore n'abagabo. Ibyo wirirwagamo utekereza ko umuntu uri bukore imibonano mpuzabitsina ari bukugire umugabo, ari bukugire nako umugore, urishuka. Ni ikinyoma. Ahubwo cyokora izagufasha kugira za nshuti, za ngirwanshuti z'abasore n'abagabo zikubwira ngo uri mwiza, zikubwira ngo uteye neza, ariko wajya kumva ukumva basohoye invitation bishakiye abandi. Ntabwo ari imibonano mpuzabitsina izatuma umusore agushima ngo ajye kugusaba bukwe, agushyire mu rugo rwe. Hari ibindi bitari imibonano mpuzabitsina. Uko ni ukuri kwa mbere. Ukuri kwa kabiri: umugabo ugutsindiye kubera ko yakoresheje amafaranga menshi, ni amahirwe nguhaye ko muzarambana. Azagera hamenye ko yashoye ahadakwiriye. Reka umugabo agutsindire kubera ko yabonye ufite imico myiza, wamubera mama w'abana mwiza, wamutunganyiriza urugo rwe, akagenda mu bandi yishimye yumva afite icyubahiro. Ariko nagutsindira kubera ko abandi bose bakujemo amafaranga gusa, nyuma akaza kumenya ko imico ari bure, mu mutwe ari vide, uri aho wambaye ubusa, azagusiga. Reka umugabo agutsindire kubera ko yakubonyemo ingeso nziza, imico myiza, imyifatire myiza. Urashaka ukuri kwa gatatu? Birimo birandya nanjye, birimo birandya. Ukuri kwa gatatu ni uburanga bw'umukobwa, ubwiza bw'umukobwa ngo bumugeze ibwami, ariko imyifatire ye n'imico ye n'ingeso ze nibyo bigena igihe azamara muri ubwo bwami. Uri mwiza, hayiti nziza, po nziza, umenya ni skin, uruhu rwiza, uburanga bwiza, rwose ni byiza cyane. Rwose bizagufasha kugera ibwami, bizagufasha kubona umusore mwiza, bizagufasha kubona umusore w'amafaranga w'igikundiro. Ariko imyifatire yawe nugera muri ubwo bwami niyo izagena kuzagumayo, uzabyarirayo, uzuzukurizayo, uzatindayo. Niwifata nabi, uragarutse karabana. Urashaka ukuri kwa kane? Imibonano mpuzabitsina idaherekejwe n'ikinyabupfura ntizagufasha kubona umugabo w'iteka ryose, izagufasha kubona umugabo w'ijoro rimwe.
izagufasha kubona umugabo w'ijoro rimwe cyangwa amajoro abiri, ariko ntabwo izagufasha kubona umutware w'urugo w'iteka ryose. Nugenda witwaje iyo mibonano mpuzabitsina, ndahuyu, izajya iguha abagabo benshi mu ijoro, ariko ntizaguha umutware, ntizaguha se w'abana, ntizazanira umukwe umuryango. Ambara ikariso yawe uyikomeze. Dore uko areba. Ubwo se ube muravuga iki? We ntabwo ubizi, abo umaze guha ntubazi. Hari uwari waza kugusaba, hari uwari kuporopoza nibura ngo akore bya bindi nabyo najya nemera byo gushinga amavi. Namara kukurunguruka akaguha iki kugeza iwanyu, wajya umuhamagara akakubwira ngo ndi bize ndaje tuvugane. Urashaka ukundi kuri, nako ndakukuzanira. Imibonano mpuzabitsina ikuzanira umunezero w'igihe gito, ariko ntabwo ikuzanira urukundo. Mu magambo make, sex brings pleasure, not love. Zakuzanira umunezero w'akanya gato, ariko ntabwo izakuzanira urukundo rw'iteka. Ishwi! Imibonano ntabwo ibyara urukundo, cyokora urukundo rushobora kubyara imibonano. Wabyumvise? Sex is a product of love. Love is not a product of sex. Iyi mibonano mpuzabitsina ntabwo yabyara urukundo. Icyakora hari urukundo, hashobora kuboneka imibonano. Ubwo rero igikomeye cyane ni urukundo. Ndimo ndagukomeretsa, ariko ndimo ndakomora. Gabanya ako karenge, gabanya gutambikiza imbere y'abahungu. Dore ukwasi. Nari nasoza ko nyibaho kuri, kubakomeretsa ariko kubomore. Ukundi kuri ndakubwiye ngo uko wiyambika, uko wambara, uko useruka mu kirori, nibyo biha uko abasore bari bukubone. Utarabumbura akanwa ngo uvuge, umusore atarakurikirana imico n'imiryango y'iwanyu, azabanza ahere kuko wambara. Uko wambaye uko, kugena nibura 60% by'ibyo twebwe abasore cyangwa abagabo tugutekerezaho. Urasohoka wambaye imenure, utekereze ko umusore yakwifuza kugira nyina w'abana be ameze atyo. Urasatura ukageza mu kabuno, ugatekereza ko umusore yabaza ngo ariko se nyina w'uriya mukobwa wameze ate? Uba amaze kwambika isura mbi nyoko wakubyaye. Mwambare, mwiboneze, mwikwize. Niturangiza tugira amatsiko yo kumenya uriya mukobwa wambaye kuriya akomoka he, ko yikwije asa neza. Jyaho rero narize nzajya mvuga uruzungu se rurarera. Uruzungu se rugira umugabo ngo agende none se ahantu hose ugenda uvuga uruzungu. Ninde wakubwiye ko uruzungu aritwo tureba imico, imyifatire, uburere, n'iki uzamera abana. Abo bazitwa izina ryanjye, bazahagarara izina ryanjye nakiriho, ubu rero uzaba wabahaye ubuhe. .com ugezweho. Nambaye nka kana, urambara ngo nka Shasha Obama, perezida wa Amerika. Uri umunyamerika se?
hano uturuka, hano bwera rw'imiyaga rwembashi, none ngo wambaye nka Sasha Obama, umukondo warapfumuye washyizemo ibyuma, amazuru warapfumuye, ingohi waharaharuye. Ndagusetse, ariko nzi ko hari icyo bifashije. Mwari kumwe na Kamakama ku Gihozo Cyacu TV. Comment, like, welcome.